Mbanje kubasuhuza guys, nitwa MC BYT. Abenshi mumenyereye izina BYT gusa, ariko jya wongeraho MC cyangwa DJ, artist cyangwa journalist. Jya unyita uko ushaka kuko ndi all on globe. Mbere na mbere nje gushimira kuri kamera umuntu wese wasoje gukora subscribe kuri iyi televiziyo nshya yitwa Turi ku isi TV. Nuwagerageje kutubwira ko akunda ibiganiro bihanyura kabisa, nawe ndamushimiye cyane. Je kukubwira ibintu by'ingenzi iyi televiziyo yaje gukemura, nawe numva wisangamo, ariko nutakisangamo ugerageze utwereke urukundo ukanda kuri buto subscribe, twubake umurongo mugari. Mbere na mbere iyi televiziyo yaje gukemura ikibazo cy'abantu bafite impano ariko barabuze uburyo bazereka abandi. We n'inshuti zawe muzazane kabisa tuganire, biremewe cyane. Abantu mugira ibirori bitandukanye twabafasha kunezererwa binyuze muri music ndetse no kwemusinga ikirori kikagenda neza cyane. Waba ufite birthday twagufasha nabwo bikagenda neza. Kumenyekanisha business cyangwa igikorwa runaka ukora kikagira kure. Amakuru yizewe kandi agezweho mu ngeri zitandukanye. Bwira mugenzi wawe muri kumwe ngo turi ku isi. Bawitonze, icara wige, uze tubane mu kuri kose vibes. Nitwa MC BYT, nkunda kuganira n'abantu. Nawe you are most welcome, twiganirire tukiri ku isi guys. Muze twiganire tukiri ku isi, kandi nawe utarakanda subscribe kanda kuri iyo link iri hasi ubikurikirane. Of course turi ku isi guys, bawitonze.